Njyewe Yesu ndi kugenda mubona mu byo ndi Yesu wamubonye yaka. Yesu wamubonye. Haleluya. Kizase. Je veux saluer Marie Dodi. Kanyobyo bambari. A few moments. Sheri ndagukunda. Gusa thank you. Ntabwo mbara kakaye nabone nakepfuni. Sheri mbabari. Ndagukunda. Mwambitse impeta kugira ngo n'abandi bazabe bayibona. Uwari wese ntazigera kugendaho ye mwambitse impeta. A few moments later. Mukaza kumubye mvumo yawe ndagikubita. No. Ndamukubita Nzomvu. Oya. Wese mvumira mvumo yawe Ndeka none wanda. Ndeka. Wanda yawe. Sibyo. Mukaza sonchira nibyo bishari ngo tichada kiborosa. Kandi rero. Ibaze urabona n'umugabo usa Ndamukubita kandi. Ndagakubita. Oya. Agakisa. Nzobuzibishaka. Wambwiye ngibyo uzakora ngo abantu basumirwa ngo nanje ubwanje nzumirwa ndume koko. Nge maniza kunyira umugore usubye ko nta mugore ko ufite isura nk'yanzovu. Nari kuzaza nibura mfata ibiryo nge nkisangira n'abana banje uwo mugabo nawe akunda kwiyarurira tunabana akundaga kwiyarurira. Oya ariko esa nge nkunda ibiryo. Ariko nyine gihe wataga ukafata gasahane ukatujya kwera utujyo. Nge uzi impamvu se nge nangaga kukubyutsa cyangwa ndushye umukozi naragendaga nkafata gasahane gatoya. Nge umuntu waryamye mu hagaciro. Aho wabagabo none batabasenze. Ese gute ubundi uryama umugabo ataraza wowe uryamye kabishika byaranakunaniye. Ariko irene ariko ibaze ngo so umugabo baramuzanye ngo abe umunyezamu. We Njemba ngomba kwiryamira. Ubu ko nzi kugiye gushaka none kame n'umuceri. Ese kumungana. Reka mbivuge. Ahubwo nanjye nayo mfite amatsiko yo kubikubaza Irene. Amakunda afite nderekwa Irene. Imana igiye kuguha umugore rwose. Abo reka nkwisabira ikintu kimwe. Wazahitse nkakubera pari. Nkakubera pari neza ariko nabapare wawe. Kwa kuri bavuga ngo managure ku rutugu ikote sinahashyikira. Yawe ndabandi batinye babaye bapare. Nzangwanagura inkweto. Uko none nsanzwe nturanye n'ubutaka nzaza ngwanagura aho nshyikira. Ikote bwo ntaribi sibyo cyangwa ushake bapari babiri dukora agashye undi bashaka umwe ushaka umuremure nka kanyombya ahanagura ikote nanjye managura inkweto. Ubwo nzamfite urabona umuntu yagiye kurongora aba yambaye inkweto nziza y'umukara. Nzamfite uburoso na siraje nzayinkozamo gutya. Uzambara inkweto zihanaguza na siraje. Uzayambara ikirahure. Ikirahure ko nawe urenjije abantu hari inkweto z'ibirahure zibaho. Ibirahure se ko babishyira mu nzu. Ikirahure biriseri. Ibirahure babifungisha. Inkweto karaho nuko hora wambaye izo nkweto z'ibihumbi 15. Hari inkweto ya inziza y'ikirahure. Y'ikirahure. Iki ubwo none ya nkweto izabimeneka. Ayifasha ikamucika itimeneka. Of course. Umva kakonye. Inkweto y'Icyongereza. Nako y'ikirahure. Wa nenda nzabanze ko Irene nzaza babamo niza ifite ibirahure ako nta nkweto y'ibirahure. Nago yizi. Enda ni inkweto nziza y'umukara irengerana kuko umuntu agomba kwiyanaguza ya siraje abwo y'amavuta. Ese kuki wa siraje ni y'abantu bo mu cyaro nanjye nayihanaguzirizaga. Iyo bavuga siraje nagwe zazinzo mu mukebe hari ndi y'amavuta iba mu gacupa ukafite akantu kagaponje ugahanagura gutya neza. Igura ngahise. Irahendiriye. Anagara nka kiwi. Uzajya kwiba kiwi. Kiwi nyine. Usirene yakwesha kiwi. Kiwi. Musese uri kuvuga. Hari n'abantu bakoraga za siraje bita kiwi. Ntabwo izo mu mukebe. Kiwi. Cyo kwashana nakoraga mu akazi ko mu rweka uvuze za kiwi. Umugabo nakoreraga yarafite imiguru myinshi y'inkweto. Noneho siraje icyo gihe yaguraga magana ngaheda. Naramubeshyaga ngo yashize akongera kamindi nkajya kwinywera urwago nkamugavu. Nzova konaga inzoga kuva kera. Egabura nkatwe ubuzono iyi myaka ngezemo. Buriya iyo ninywera agacupa kampa ibitotsi. Abo se nanjije imwe bahora kuri radio ko bamvuze Nzomvu niwe muntu urimo gutirenga muri uyu mwaka we urimo gutirenga ukuze cyane igikome cy'umwaka ni iki Babivuze
kuri radio Rwanda babandi bavuga cyana natekereza inshuti zanjye n'amahita bicano natekereza nkavuga ni barimo kurya amafaranga y'ito bicange nigende Nzomvu nuko se uramutse upfuye nizo abuhombye nzampombye amahita bicano amafaranga ura ku mahita bicano Nisari amafaranga nzandi kubona kugira sport abakambabyiza ukuri kugira sport abayambere abantu nakore ku mahita bicano nka bamanasi bagisiraje bene muri ndahabi ba uruva muri bana umutima se kutarajya gukora Simbi TV Simbi TV nago wagiye Simbi TV yago nindamuka nigendeye nibura bitewe n'ibyishimo nabahaye mahita bicano akabishyura njye mu gikino munyohereza hari kuzimu uko tugiye kujya gushyingura umuntu wacu nta ndabyo twari twaguze kuko umuntu we wapfuye ari umukene twibyiza undi we wapfuye ku gituro nanjye mfata indabyo ebyiri ndajya ndaziba nzizana kuri handi twashyingo wa muntu cyoko Imana ishobora byose ngusabye imbabazi icyaha cyanjye nimba ukimbabazi simbizi nibye indabyo z'umuntu ari ku gituro wapfuye ndaziba ahantu bita mu Gatenga umbabarire niba n'isafuriya y'inyama umudamu wari utetse inyama nkiba ku muhima ibyo byabo bimbabariremo umbabarire n'icyaha cy'ubusambanyi Imana ibyo byanda byabo navuze umaze kumenya ko hasigaye iminota 30 ngushiremo mwuka niki wakora nabanza nkasezera kubona hemukiye abo nambuye ko ndibuka rimwe ngize gutera umuntu isafuriya y'inyama ndazitwara mu mufuka ndazirya noneho nkamusaba imbabazi ubwo narangiza nkafata ikesi y'inzoga nkayigotomera kugira ngo njye nipfire ndi muri hoho Nzomvu ngo upfu uri muri hoho ona iyo upfuye uri muri hoho ntabwo utekereza rwaba upfugiyemo uhita wigendera none se nanjye buriya ndamutse mpfuye umuntu ajya muri hoho rero ndamutse mpfuye nyine niki cyatuma ujya muri hoho ni ugupfa ntacyo wumva wasinze ukaburi wasinze uri muri hoho uzi gupfa usinziriye wari unyweye agacupa kawe nta kubabara utari wapfa hose uretse dia nuko ugapfa uri muri hoho ntubabare ko nabivuga njye nuko mbivuze nabi mvuze hoho wabundi babyita ugapfa uri muri hoho hariya umuntu ubonye mu kawe bavuga ko aba ari he hoho se kwabivuga mbese nkapfa nta nibere ahantu heza ndi ku yindi si uri muri hoho uyu mujama ari inkuru namenye mu kanya ari gutanga ubuhamya abwira cameraman yavuze ko yazuye umuntu azura umuntu se ni Lazaro bongo we wazura umuntu ariko buretse gato Lazaro yazuye nde oya Yesu yazuye gato ariko akuvugira umuntu munini man yewe we cyangwa Lazaro niwe bazuye nkaba ndimo kubicurika hoja ariko ngo ntabwo yabanje nawe akizura ubwe banzure bibishisha afite mu maso wajya ngo abaye madowadowa wewe wabanje ukizura Nzomvu ukumbura iki mu bwana bwawe mu bwana bwanjye ibyo nakoraga mu bwana se ukumbura iki mu bwana bwawe nkumbura uko twakinaga agati bibira bivuga ngo agatambaro k'umwana ngaka karese nako twaragakinaga hari n'indi mu twakunda kuririmba ngo ngiye gusoroma urunyogwe ngiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane uwo mushaka nuhe uwo mushaka nuhe mu gitondo kare cyane ngewe ndashaka yaka ubwo iyo navuga ngo ndashaka yaka yarazaga tugakoresha imbaraga nimba yakamukure nkamuzana mu banjye yabanaga iwacu noneho ku rundi rwa akaba ngo ubu tuje kujurira ubu tuje kujurira tondo kare cyane ubwo none bakavuga iti nimba ari manasi bo mushaka ndende bakavuga iti turashaka nzu bakoza bajya gukururana uyenda byaterwaga bacaga umunyantege nke barashobora gukurura bigashoboka nukuvuga kuko bavuze ko abantu 10 ku 10 babaga ari benshi bafatanye mu nda gutya bira bintu byaryoga ni twakinaga turabana naririmbaga rega ariko icyo gihe ngo ngiye gusoma urunyogwe cyane ibyo bintu twabikoraga nko ku kagoroba nko mu masaa 11 n'igice tuvuye ku ishuri byari ihame
bari CHK bari Kingi Faisal bamanitse amaguru none manda bakwezi kandi mana senge umuvani wanjye yakamwana nafungurwe vuba azimana samwe akazi ari nubwo yafata inkoni ni abanyerondo birirwa bagendana ninjoro ne Imana imuhe kandi Imana mweretse umukunzi wanjye turi mu rukundo muri iyi minsi Diane ngo ararahitwa kubera kabenza ajya mu hoteli Imana ko kabenza ndakabujije mu izina rya Spirit imbere yiwe ndashaka nibura aho gwitwa ari amabyi akomeye yayanduza inka zira mu mashuka ukayajugunya nanjye twaranye sinyabone bisabye mbikuye ku mutima kuba cyane kumugoye muri komasi God have mercy upon us. niyo mpamvu umubyeyi wanjye ndabivuze bazandike aruta umugore wanjye aciye agapfa nashaka undi ariko mama nta wundi nabona sebyo tuye tuvugisha ukuri Akabura nikabone ni nyina w'umuntu injangwe n'imbeba birara bikina akabura nikaboneka ni nyina Rwanda rufite ubuso bungana gute kandi wise ibungwe ngiye nize primaire wowe igasogondene na university nose ko ari guhita beke umuntu atangira guteke u Rwanda rufite ubuso bungana gute cyoko nanjye ndavuga ibisabuka inyuma nanjye nibo kubyibuka ariko ngewe nakurya nose ko ari kuvuga cyane gaho witubwire uvuga gake ako reba abiza amashuri ibyumba bamwe bigage ibongwe we na Manase nitwe mwagega mwishuri mwanwe ibigage u Rwanda rugizwe n'ubusubungari shagisuzano baraguseka imbere y'ikamera none se ni ntagisubiza wakivuge undi baraguseka nabwo baraguseka nanjye ndabaseka icyo uzi ngo nambutse nyabarwa bingoye ngaruka mu mujyi wa Kigali ugize amahirwe utanye korora inkoko ubwe bivuge u Rwanda manibura nago nakubesha ntabyo nzi cyoko u Rwanda rugizwe n'ubuso harimo 2023 n'indi birenga hejuru ariko abandika 2026 miliyari igira amazeru angahe miliyari igira amazeru rimwe miliyari imwe ntabwo ndabivuze sinabivuga arindwi uri umusfasha 9 miliyari ye abantu mwize reka babyize ukuri abantu mwize ibungwe mwarabaswa bitewe n'ibigage mwangowe na Manase murabaswa nka Nzomvu nize primaire njye mbarusha ubwenge nta muntu uramburura ariko amagi wene nyine kuramburura kwinka wasuye iwanyu Nyabarongo wambutse Nyabarongo bikugoye wasuye itungo nje nabyo nzi ariko kuki wowe uvuga ngo wajya ngo uvuye muri Amerika ejo kwamagi konzi kuri umusaza wabaye iwanyu 12 ukora firigo ibyo bintu ntabwo byuze ariko wagira ngo mwatetse amateke ibijumba hari umuntu ngo watetse ikiringiti okay ndabikubwira nabyo urabona umuntu yarakubiswe abana bararira barize umumwe ateka ikirengiti abana bategeza ko ikingiti gishya abana bakamuze mama ibiryo bigize ko uratugabura geke byarangiye abana bitabye Imana reka nanjye ntaza kwitaba Imana shonga ibyo mwatetse mba cyangwa mwatetse ikirengiti ya neko ni yanjye Nzomvu iyo bavuze ngo I have been drinking water washaze kuvuga iki I have believed nuko bamushaka ahantu wororera ariko hafite icyo bita security security kugira ngo agace kadatwaye inkoko zawe